Hey! King Love TV iwacu hose iwacu. Bisanzwe ni ya makuru adahwema muri screen zangira ngo murabonamo umusaza sogokuru cyangwa se mu by'ukuri papa wacu. Muze turakwakiriye muri studio cyangwa se kuri channel yacu. Amakuru njyewe amakuru rero njye nuko mbona maze imyaka mirongo. Oya tangira ubibwira witwa nde? Nitwa Myandagara Justin. Yego Justin. Mu by'ukuri aha tugusanze nahagana he? Ni Burema Mataba. Kabeza. Twebwe dufite uburenganzira. Reka duhere ku karere. Nakahe karere? Hano ni mu kahe karere? Akarere ni Mageragere. Oya akarere? Akarere cyangwa umurenge. Oya hano tuzi neza yuko ari mu karere ka Nyarugenge. Yego. Hanyuma umurenge? Umurenge ni Mageragere. Aha. Akagari ni Mataba. Umudugudu? Umudugudu ni Kabeza. Hanyuma isibo? Isibo ni iya kabiri. Ni iya kabiri? Isibo ni Bugiki. Yitwa gute? Nyine isibo yacu. Zango 15 ndumva ziba 15 ni 30 hafi aho. Isibo ntago uzi ibyo ari byo. So noneho rero mu by'ukuri twifuje kuganira namwe mumaze iminsi muduhamagara mutubwira ko hari ikibazo mufite. Ese mu by'ukuri ikibazo cyawe ni ikihe Justin? Ikibazo cyanjye nuko nshaje kandi ntagira hirya. Nuko ushaje? N'umukecuru. Gerageza kuvuga cyane kugira ngo agukujyana komereza. N'umukecuru wanjye nk'ubu amerewe nabi ari hafi gupfa. Ariko njyewe nkakoresha kwirukanka nta imbaraga ngira nta kintu. Nicyo kintu nshaka kujyana. Nta mbaraga ufite ntaki. None se ko numva ko hari amafaranga y'abasaza wowe bimeze bite? Aya mafaranga twatangiye umbwira ngo ntabwo ngo yabona ngo ntayo mbona narayabuze. None se bigenda bite? Twebwe bigenda bitewe nuko twagiye tushaka hirya za Kicukiro barayafata, hirya hose barayafata. Kajya numva ngo banayabasaza. Ariko muri Mageragere twarahebye. Muri Mageragere mwarahebye? Twarahebye. None se ubona impamvu mwahebye bipfira hehe? Ni abayobozi cyangwa se mu impamvu ari iyi? Ni abayobozi kuki Kicukiro yafata. Ahandi barafata ariko mwebwe ntago muyafata. Ntabwo tuyafata, twarahebye ahubwo twarumiwe. Nese Justin ntago yegeze uyafataho n'umunsi umwe? Habe na rimwe nakanze. Nibura se wanditse muri urwo rutonde rw'abantu bagomba kuyafata? Mu rutonde ntabwo nanditswe ejo narabaje mu mudugudu ngo barandenze ngo ntabwo ngo barandenze ariko harimo abari kuyafata. Ni make yego ariko nta nubwo ari na menshi. Ariko kandi nawe urayakeneye? Ndakeneye. None se mu by'ukuri urifuza ko byagenda biti? Aho mafaranga nawe urumva yashaka cyangwa se washaka ubuvugizi bw'abantu bakuze. Ni ubuvugizi ushaka bw'abakuze. Dore ko ngo na madamu wawe mu by'ukuri atamerewe nabi. None se tugusanze mu by'ukuri ahantu ku kabari urimo uranywa agacupa kandi uragira uti madamu ntabwo amerewe neza, uti amafaranga y'abasaza ntabwo nyabona. Ese mu by'ukuri amafaranga wanyweraga agacupa wari wayakuye he? Kutubwira uti birakomeye. Umuntu ubu yamaye nk'uko wabuze uri umugenzi nanjye ukamamagana ibihumbi mwana akamamagana 3. None amagambo yumvikana se uri muri ba basaza basabiriza? Ntabwo nsabiriza njyewe. None kugira uti ni wa muntu buyaduhaye niki? Njyewe niba umuntu aba avuze ati ugere unywa agacupa ngomba kujya kunywa agacupa. Ngo nkajya mu kabari. Hanyuma se byo kuba ugira amahirwe ukabona abantu bagufasha ukabona ay'agacupa ariko mu by'ukuri ntuvuge uti madamu ameze nabi ugahita ufata ya mfashanyo uhawe ukajya kuyinywera agacupa, ubihuza ute no kuba madamu wawe ameze nabi ariko kandi agacupa ntukirengagize? Ntabwo nabikora. Ntabyo nakora. None ntabyo wakora kandi nyine tugusanze ahantu uri kunywa agacupa. Nabwo ngana n'abana bacu mwaganiraga ndabyumva ariko mu by'ukuri ufite agacupa. Nari ngafite. None nyine se iyo mfashanyo uba wabonye kuki utavuga uti madamu wanjye ameze nabi kandi mu by'ukuri amafaranga y'abasaza ntabwo turi kubasha kuyabona, reka mbashe kuba nakita ku mukecuru? Nyabonye namwitaho.
cyangwa n'ubundi amwitaho mukoresha ibyo. ubwo ni ukuvuga ngo se iyo mfashanyo ubona ntabwo ihagije ku buryo wabasha kumwitaho, cyangwa ni ukuvuga uti nakuze ninywera agacupa sinakabura, bimeze gute? ntabwo nakabura kuko mba numva ngashaka. noneho mu by'ukuri gira ikintu wabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyangwa se hirya no hino abadukurikiye bavuga ati abasaza bafite imfashanyo y'abakuru, cyangwa se mu kimwe hari na za gira inka munyarwanda zagiye zitangwa hirya no hino ziri kwita ku basaza nk'amwe, abatoya bakanywa amata ndetse n'ibindi. wowe ibyo bintu bivugaho iki? ibyo njye nari narayibonye, noneho ndayibona. Nibonye iyo nka yageze hagati irapfa, ipfuye n'inyana yayo irapfa. ngeze aho narabyiwe, ntabwo nongeye kubona nta mushumba ngira wayiragira, nta n'uwanyahiraga, ntabwo yahise abyanga. ariko uracyayifite se? oya, ntayo mfite buno. none se kubera ngo wakuragiriraga yahise abyanga, yabyanze kandi ntayo ugifite? ni umwana nari mfite mu rugo ajya kwishakira akazi. yari umwana mu by'ukuri mu bana wenda se? umwuzukuru wanjye. yari umwuzukuru wawe. ipfuye se ibipfapfa byayo byagiye he? byagiye ku kagari. nta kintu wabonyeho? byakata. none se njye numvaga ko wenda mu bipfapfa waba wenda warashumbushijemo wenda n'agahene, saa yingi ukaba ugafite? nta nako nakuyemo rwose, ntabwo. ubwo nuvuga ngo ibipfapfa warabijyanye, usigara watahiye wenda agafumbire yaguhaye ndetse n'ibindi. kambere ngaho sezera abanyarwandakazi n'abanyarwanda ubabwira icyo bagufasha. icyo bamfasha ni ukuzamfasha uko numva meze n'uko merewe, maze ahasigariye icyo gihe, ariko sinjye bivugira njyenyine, kumva mvugira n'abandi. so nk'uko mubyumva mu by'ukuri uyu musaza akeneye ubufasha bwanyu. aragira ati abasaza muhabwa amafaranga, ariko njyewe ntayo njya mbona. gira inka munyarwanda benshi barazihawe, ariko njyewe ntazo nigeze mbona. niyo nabonye yancitse nyireba yarapfuye, n'ibipfapfa sinabibona. saha iyi ngiyi ntako mbayeho, umudamu wanjye amerewe nabi, kandi nanjye ubwanjye simfite uko mbayeho. banyarwanda banyarwandakazi, Macano akora hirya no hino, mugire icyo mufasha aba basaza. turabasezeye cyane rwose, murakoze.